Aleluya. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Nitwa Umuremyi Goreti. Ndi umugore mfite abana 8 ndetse n'umugabo. Uri mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Rwesero, umudugudu wa Kinama. Imana iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 8, umurongo wa 57. Haravuze ngo Uwiteka Imana yacu ibane natwe nuko yabanaga na basogokuruza, ntizadusige ntizaduhane. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo rikuru nagendereye ni ukuvuga ngo Imana ntizadusige kandi Imana ntizaduhane. Imana itugirire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Ibiranga Imana rero, Imana ibera hose icyarimwe. Imana ntigira umupaka, ibera hose icyarimwe. Byerekana ko nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikurirwa nk'ibyambaye ubusa mu maso yayo. Kubera hose icyarimwe kw'Imana ni isoko ihumiriza uwizeye. Imana itugirire neza. Imana imenya byose. Imana imenya byose, ibyahishwe n'ibiriho n'ibizaza. Ibyanditswe byera bivuga ko ntaho ihishwa. Imana itugire neza. Ibireba byose kandi ntizabura gusohoza amasezerano yayo. Imana itwambika imbaraga. Imana ishobora byose. Imana ishobora byose, nta kiyinanira. Imana ishobora byose, ariko ikora byose ikurikije kwera kwayo. Kamere yayo. Imana itugirire neza. Ku mukristo ushobora byose kw'Imana ni isoko nini y'ibihumuriza y'uwizeye. Imana itugirire neza. Imana yacu ntihinduka. Imana ntihinduka muri byose, muri kamere yayo, mu bushobozi ntihinduka, mu migambi yayo ntihinduka. Imana ntikora nk'abantu. Imana ntabwo ikora nk'abantu. Abantu bo bajya bahinduka, kandi abantu iyo musezeranye ntabwo ayo masezerano bajya bayasohoza, ariko Imana yigusezeranyije irabisohoza. Imana itugirire neza. Imana ntizadusige, Imana ntizatureke. Imana itwambika imbaraga kandi Imana itugirire neza. Imana imenya byose rero, nimuhumure kuko byose Imana irabizi. Imana ibera hose icyarimwe, aho uri hose Imana ibikureba, kandi Imana ibitekereza uko izakugenza. Uko Imana izatugenza ntabwo abantu babizi. Mu butware n'ubushobozi bw'Imana, Imana nizi uko izatugira. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana izatugirira neza kandi Imana izadutabara. Imana izaturengera. Imana ntizadusige. Imana ntizatureke. Igenda itwereka kugira neza kwayo. Imana itwambika imbaraga. Imana ishobora ibintu byose. N'ibyananiranye Imana irabishoboye. N'ibyanze Imana ibishobora. Imana itwambika imbaraga. Imana itube hafi. Tujya tubona ukuntu Imana yarinze Mose ubwo yakuraga mu gihugu kitamwemeraga ko agomba gukora, ariko Imana kuko ishobora ibintu byose iramurinda. Imana izi kurinda. Imana izi kurinda. Imana yarinze Mose, ituma aba ibwami, kandi hari itegeko rivuga yuko Mose atagomba kubaho, kuko iryo tegeko ryavuga ko umwana w'umuhungu atagomba kuba muri icyo gihugu. Ariko Imana kubera ko ishobora ibintu byose kabisi no kurinda, iramurinda. Ituma mama we amuhisha mu kato, amushyira ku mazi. Umukobwa w'ibwami yumva arashaka kwiyuhagira, ajya ku mazi, abonamo Mose. Amurebye abona ari umwana mwiza ukwiye kubaho, kandi hari amabwiriza avuga ko adakwiye kubaho. Imana izatubeshaho nubwo abantu bashobora gutekereza ko tutabaho, ariko tuzabaho. Imana ntizadusige. Imana ntizaduhane. Imana itumenyera byose. Imana itwambika imbaraga kandi Imana itube hafi. Imana imenya byose rero, by'abantu batazi, by'abantu batareba. Imana irabireba. Ibireba byose kandi Imana ishobora byose. Na bya bindi byawe byananiranye, n'indwara zananiranye, Imana ijya yohereza abadogiteri bagakora ku buzima bw'umuntu, umuntu agakira akaba muzima. Imana itwambika imbaraga kandi Imana itugirire neza. Imana imenya byose rero. Imenya ibyo utekereza, imenya ibyo bagutekerereza, imenya ibyo abantu bibwira mu mitima yabo, imenya ibyo abantu bavuga.
byose bihishurwa imbere y'Imana nk'ibyambaye ubusa, kuko Imana imenya imyicarire y'umuntu, Imana ikamenya imihagurukire y'umuntu, Imana ikamenya ibitekerezo atekereza, Imana ikamenya ibikorwa akora. Imana itugirire neza, Imana ntizadusige, Imana itubere maso, Imana iturebera aho tutareba, Imana itwambika imbaraga kandi dushoboze gukiranuka mu bintu byose. Imana itube hafi. Nimuhumure rero mu bushobozi bw'Imana ifite. Imana izagenda ishobora na bya bindi byanze, Imana izabishobora. Imana izatwishyurira amadeni kuko itazadusiga turi mu madeni. Imana izatuhaho kuba kuko itazadusiga, kandi Imana ntizatureka. Imana iduhetse ku mugongo, Imana itwambika imbaraga, Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo ubone ko Imana iri mu ruhande rwawe, kugira ngo ubone ko Imana ifite ubushobozi ku bintu byose, kugira ngo ubone ko Imana ariyo yihagije, ifite ubudahangarwa. Imana itugirire neza. Imana imenya ibintu byose by'abantu batazi, yirabizi, kandi mu bushobozi bwayo nta muntu ujya ubaza Imana ngo ibyo ugiye gukora ni ibiki, cyangwa se ibyo ushaka gukora ni ibiki. Ikora ibyo ishatse, kandi Imana ihagurutse nta muntu ushobora kuyicaza. Iyi Imana ikoze nta muntu uyikoma mu nkokora. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana izatugirira neza. Imana ntabwo izadusiga mu bigeragezo, Imana ntabwo izadusiga mu burwayi, Imana ntabwo izadusiga mu bukene, Imana ntabwo izadusiga mu madeni, Imana ntabwo izadusiga mu bigeragezo binyuranye, Imana ntabwo izadusiga, Imana ntabwo izatureka. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, kuko Imana ibera hose icyarimwe. Ahantu hose Imana irahaba. Imana ntabwo iba mu rusengero gusa, ahubwo naho uryamye mu bitaro aho ngaho kwa muganga, Imana irahari. Aho uri mu nzu y'imbohe, Imana irahari. Aho uri mu nzira ugenda wizera Imana, Imana naho irahari, kuko ibera hose icyarimwe. Imana ishimwe. Aho uri kwa muganga aho ngaho, Imana irakugose. Humura, Imana izakugirira neza. Imana izagenda igufasha mu bushobozi bw'Imana. Imana irarenze kandi ikora ibirenze iby'abantu. Imana igira neza, kandi Imana ni umutabazi w'abayitabaza. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Amen. 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 Mama wayo, urakoze cyane utambutsa ubutumwa bukomeye. Ariko ndashaka kukubaza ikibazo kimwe cyangwa bibiri. Ni iki gituma muri iyi minsi ivugabutumwa riratambuka mu nsengero, ivugabutumwa riratambuka kuri za social media, ivugabutumwa riratambuka ku maradiyo atandukanye, ariko iyo witegereje neza ukareba usanga abantu bo mu iyi minsi badashaka gukizwa, kandi abantu bababwiriza buri munsi? Ni iki kibitera? Iyo witegereje ukareba ibiyobyabwenge byabaye byinshi, ubusambanyi hirya no hino bwariyongereye, kandi buri munsi abantu bavuga ibyo kugaruka kwa Kristo. Ni iki ubona gishobora kuba gitera abantu kudashaka kuva mu byaha muri iyi minsi ya none? Gitera abantu kudashaka kuva mu byaha ni imitekerereze iri hasi batekereza. Ntabwo bari batekereza ko Imana ibareba mu byo bakora kandi izabacira n'urubanza mu byo bakoze. Ubwo rero niyo mpamvu bagenda uko biboneye, ariko nagira ngo mbabwire ko Imana yo ibibareba ahantu hose no mu byo bakora. Imana ibihari, Imana ikwambika imbaraga, kandi Imana itugirire neza. Urakoze cyane kuri message utambukije. Abantu bamenyereye kundi ujya ubwiriza umwanya munini, abantu bagafashwa bakumva utagenda. Ariko reka duhagarikire hano kugira ngo iki kiganiro abantu batazakirambirwa bagikurikirana. Ahubwo nagusaba utambutse nomero ya telefoni. Abantu bamwe bajya bagushaka bakakubura wenda badafite nomero yawe, ariko hano kuri social media bituma uzagukenera azaguhamagara. Ujya usengera abantu, usengera abarwayi, usengera abafite ibibazo bitandukanye, kandi ukunda umurimo w'Imana. Tambutse nomero ya telefoni kugira ngo uzaba afite icyifuzo azabashe kuguhamagara umufashe mu gusenga. 078
23 98 123. senga Imana dusoza ikiganiro. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana yaremye ijuru n'isi, kandi Imana ishobora ibintu byose, Imana itari nk'abantu, Imana itajya ihinduka mu migambi, Imana idahinduka mu bikorwa, Imana umubyeyi wacu, turagushimiye cyane, tugushimiye kutazadusiga, tugushimiye kutazatureka, tugushimiye kuzabana natwe mu byo tuzagenda duhura nabyo byose. Cyubahiro n'ikibi cyawe, tugushimiye ibyo twahuye nabyo bitugoye ko wagiye ubidufashamo, tugushimiye yuko wagiye ubana natwe mu bigeragezo bitandukanye. Cyubahiro n'ikibi cyawe, duciye bugufi rero aho twagize intege nkeya, tugatekereza nabi, tukibwira nabi, tukavuga nabi, amaraso yawe Mwami Yesu natweze adukoreho urubanza rwadutsinda imbere yawe. Urakoze cyane, kimara kutweza rero tugusabye imbaraga zo kunesha ibyaha, tugusabye ubutsinzi, tugusabye kunesha ku munsi mubi, tugusabye kunesha mu bibazo, kandi turasenze dusengeye n'abatakuzi kugira ngo bakumenye, abaruhiye mu byaha, baruhiye mu businzi, baruhiye mu busambanyi, baruhiye mu biyobyabwenge, turabasabiye kugira ngo basange ubajijure. Jambo rikavuga ngo kukubaha nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Turabasabira ubwenge n'ubumenyi bivuye mu ijuru kugira ngo barangwe n'imico myiza. Urakoze Mana, dusengeye iki gihugu cyacu kugira ngo kibonekemo amahoro n'umutekano. Turasenze, turasabye, dusabye umwero w'ubutaka, dusabye Mwami ibyo dukenera muri iki gihugu kugira ngo tubihabwe nawe, kuko amaboko yawe ari maremare. Urakoze Yesu, komeza kudufasha, kandi abazumva ubutumwa bazahabwa umugisha nawe, bazahindurwa n'ijambo ryawe. Mwami Yesu, wihesha icyubahiro ku buzima bwa buri muntu uwo ari we wese. Urakoze, turagushimiye, tugushimiye byinshi wakoze, tukuragije n'ibiri imbere. Cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen, amen.